kumbe umwuka yabonye ko bayoborwa n'umubiri arigendera. N'abahanzi mu rusengero abantu babyina bagatumura ivumbi bakeka ko ahari aribyo Imana yakora ibitangaza cyangwa Imana iri kumwe nabo. Ariko nuko iyo umuntu yatakaje umwimerere wo kuba muri Yesu, iyo amasengesho y'umuntu yashize mu muntu atakaza imbaraga, hanyuma iyo yakishijweho hari igihe atangira kwirema agatima. Ariko ndagira ngo mbabwire ko iyi Imana yakuretse kubera ibibi, Imana yakwihanganiye kenshi ikagusaba kwihana ukanga, Mwuka Wera akagera hakwigendera, nta mbaraga uba ugifite. Uravuga ijambo ry'Imana bikamera nk'amatangazo, abavuga butumwa iyo imbaraga z'Imana zagiye, uvuga ijambo ry'Imana ukagira ngo sinzi ibyo urimo. Korali baririmba indirimbo bikamera nk'ibyo muri gumaguma babahanzi baririmba indirimbo zisanzwe. Hari n'igihe ahubwo usanga baririmbyi b'Imana, baririmba iz'Imana n'abahanzi baririmba iby'Imana bakaruswa, ahubwo ukabona abantu bariyo baranezerewe kurusha n'abagiye mu biteramo cyangwa ibiterane by'Imana. Ariko iyo hari imbaraga z'Imana z'abaririmba, abaririmba iyo bakishijwe bataba mu bibi, iyo abavuga iby'Imana bataba mu bibi, baba bambaye imbaraga, bigira umumaro kandi bikaba iby'agaciro no kubabyumva. Petero yigeze kuzura umwuka Wera umaze kubamanukira nk'intumwa, hanyuma avuga ijambo aratinyuka. Iyo umuntu ari muri Yesu akora ibyiza, ashira amanga, avuga adatinye kandi akavuga ibikiza byubaka. Ndabasengera ngo Imana ibagirire neza bene data, Imana ibuzuze imbaraga zo kuvuga ibintu bituma abantu bakira imitima aho kubateza akaga. Imana igirire neza amakorali baririmba indirimbo zifasha gukiza abantu. Imana ibagirire neza bene data, twaremewe imirimo myiza. Pawulo yandikira Abefeso yageze ku gice cya 2 umurongo wa 10 aravuga ngo kuko turi abo Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Imana yaremye abantu bose ibaremeye imirimo myiza. Abasambanyi nubwo basambana, abajura nubwo mwiba, inkozi z'ibibi mu buryo butandukanye, abarya ruswa, abantu bica abandi, abangana, nubwo bakora ibibi byinshi, ariko ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu wese Imana yamuremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu kugira ngo ayigenderemo. Imana yarakuremye igushyira mu gihugu, igushyira mu muryango wawe, igushyira aho uri, igushyira mu itsinda ubarizwamo, ikugira umuyobozi, iguha inshingano, ikugira umuturage aho utuye, iguha abaturanyi muturanye kugira ngo ukore imirimo myiza yo muri Kristo Yesu maze uyigenderemo. Imana yaguhaye amafaranga ngo ufashe abakene, ufashe abananiwe. Imana yaguhaye kuvuga kutabikiranye kugira ngo uvuge ibihumuriza, kugira ngo uvuge ibyururutse imitima, kugira ngo ubohore imbohe, kugira ngo ukore umurimo mwiza wo muri Kristo Yesu, kugira ngo ureke ibyaha. Ntabwo Imana yatugize abantu kugira ngo dukore ibyaha, ahubwo Imana yaturemye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Imana idufashe. Abumva ijambo ry'Imana mwese, ubu n'ubu si igitangaza ko n'ubu hariho abafite nk'iradiyo iri impande yabo, bakaba bari gukora ibyaha, bakaba bari gutekereza nabi, bakaba batizera. Ariko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Mwihane muhindukire bene data, Imana itugirire neza. Imbuto z'umwuka mu Bagalati igice cya 22 igice cya 5 umurongo wa 22 harimo urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza no gukiranuka, no kugwa neza no kwirinda. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo bimeze bityo nta mategeko abihana. Imana idufashe. Tugeze ku musozo. Nimumwegere Yesu, niwe buye rizima.
ryanzwe n'abana b'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe rihinduka iry'igiciro cyinshi. Abana b'abantu bajya banga ibizima bagahitamo ibibi. Ijwi ry'Imana rirabahamagara ngo muve mu byaha, muve mu gahinda. Yesu araje. Yemwe abarushye n'abaremerewe, muze musange Yesu arabaruhura. Yemwe bagabo bataye ingo, musubire mu ngo. Yemwe bagore basize ingo, muzisubiremo. Abajura muve mu byaha. Yemwe basambanyi mukora ibyiza. Imana yabaremeye gukora ibyiza. Yemwe babyeyi bagiye mu businzi bataye abana, musubire mu bana, murera abana, mutange minerivare abana bige. Yemwe basore n'inkumi bari mu byaha, mu biyobyabwenge, Yesu aravuga ngo nimureke ibibi mukora ibyiza. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ko Yesu yaje kugira ngo abantu babone ubugingo. Haracyari ibyiringiro rero. Abantu b'Imana nibaze nibegere Yesu, bareke ibibi bakore neza, kandi muhindukire. Iminsi yo guhembuka ibona ukwiza ituruka ku Mwami wacu Yesu Kristo. Mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera. Amen. Ndagira ngo muri uyu